Papa Francis yagize Padiri Edouard Sinayobye wari usanzwe ari umuyobozi wa seminari nkuru y'Inyumba, umushumba wa diyoseze ya Cyangugu. Diyoseze ya Cyangugu yari imaze imyaka 2 iragijwe Musenyeri Hakizimana Celestin, wayiyoboraga bifatanya no kuba umushumba wa diyoseze ya Gikongoro. Saa 7 z'amanywa zo kuri uyu wa gatandatu nibwo Radio Vatican yatangaje ko Papa Francis yagize Padiri Edouard Sinayobye umushumba wa diyoseze ya Cyangugu. Amakuru yizewe ni uko ubwo Padiri Sinayobye yabimenyaga yari ari muri seminari nkuru ya Nyumba muri diyoseze ya Butare, agahita ageza ijambo ryo kwishimira imirimo mishya ahawe muri Kiliziya Gatolika ku bari bateraniye aho. Padiri Sinayobye yavukiye mu karere ka Gisagara tariki ya 20 Mata 1966. Yahawe ubusaseridoti tariki ya 12 Kanama mu 2000. Yarasanzwe ari umuyobozi wa seminari y'Inyumba. Ni umuhanga wize isomo rizwi nka logoterapi, isobanurwa nk'uburyo bwo kuzamura imbaraga karemano umuntu aba afite ziba zarazikamijwe n'ibyago yagiye ahura nabyo. Bikorwa mu buryo bwa gihanga bw'ibiganiro ku buryo umuntu agarukana imbaraga mu buzima. Asanzwe kandi ari umwanditsi w'ibitabo kuko yanditse nk'ikivuga ku mabonekerwa y'ikibeho cyitwa Les apparitions de la mer du verbe à Kibeho, hamwe n'icyitwa Au cœur de la nuit la lumière donnait sa vie une merveille fragile. Yanditse ikindi gitabo cyitwa Kabeho gifasha umuntu wese ufite ibikomere byamuhungabanyije mu buzima bwe. Afite doctorat mu bijyanye na teolojiya. Kuva mu mwaka w'1988 kugera mu 1993 yigaga mu iseminari nto ya Mutagatifu Leo y'i Kabgayi. Mu 1993 kugera mu 1994 ajya mu iseminari ya Rutongo, aza gukomereza mu iseminari nkuru ya Nyakibanda kuva mu 1994 kugera mu 2000 aho yigaga filozofiya na teolojiya. Mu kwa 12 Kanama mu 2000 nibwo yahawe ubusaseridoti. Nyuma yo guhabwa iryo sakramento yagiye akora imirimo itandukanye irimo nkaho kuva mu 2000 kugera muri 2005 yabaye umuyobozi wungirije wa Katedrali ya Butare, ari n'umuyobozi wa Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro muri iyo diyoseze. Kuva mu 2008 kugera muri 2010 yigaga muri kaminuza ya Pontifical Institute of Spirituality Teresianum i Roma. Yaje no kuhakomereza doctorat mu 2010 kugera muri 2013. Kuva mu 2010 kugera muri 2011 yari umuyobozi wa Caritas muri diyoseze. Naho kuva muri 2011 kugera muri 2013 umucungamutungo wa diyoseze ya Butare. Ni mu gihe kuva 2014 kugeza ubu yari umuyobozi w'iseminari ya Nyumba ndetse akaba n'umwarimu wa teolojiya mu iseminari nkuru ya Nyakibanda no muri Kaminuza Gatolika ya Butare.